iyo Yesu aje kudutabara, irembo rya mbere anyuramo aje kudutabara ni irembo ryitwa kwihana. Irembo rya kabiri Yesu anyuramo aje kudutabara, aje kuturuhura, ni irembo ryitwa abantu beza. Mu bantu tunze muri telefone, ntuzakora ikosa ryo kugira telefone itarimo nimero y'umupolisi cyangwa umusirikare. Yaravuze umuntu wa kabiri ugomba gutunga muri telefone yawe ni umukire. Ntimukajye mugira nimero za telefone ngo mubure umukire muri telefone yanyu. Herwa muvuga ngo si abantu murarwaye, abantu bazima baracyahari, abashumba bazima baracyahari, abahanuzi bazima baracyahari. Kubona umugabo ni ukubyigana, kubona akazi ni ukubyigana, kubona inzu ni ukubyigana, kurira indege ni ukubyigana. Uyu mwaka utari warangira, bwira uwo mwicaranye ngo byigana. Byigana! Byigana! Yewe byigana! Gucuruza birasaba kubyigana, kwiga birasaba kubyigana, kurya neza birasaba kubyigana, kwambara neza birasaba kubyigana. Uyu mugore aravuga ngo ngiye gahunda yanjye nzabyigana. Muri nge ntihabamo imbaraga zikiza gusa, habamo n'izizura. Aramubwira ngo nijye gupfa, nijye kuzuka, nijye bugingo, unyizera naho yaba arapfuye azongera abeho. Ibintu bahambiriye bazabihambura, ibyo basizeho finali bazamenya ko Imana, bazamenya ko Yesu aruhura. Uzi ko iyo Yesu aturuhuye n'abantu babimenya. Abari bazi ko tugenda duhagaze, hari ubwo bahura natwe tugenda tugize dute, twicaye. Uzi ko Yesu hari uburyo aturuhuramo pe, ahari hari inzugi zikinze ukajya uhacakinguye. Tera haleluya! Yes! Ajya aruhura. Imuvuge ngo amen. Dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice 5, murongo wa mbere tuze kugera ku murongo wa 9. Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu, turasoma igice cya 5, murongo wa mbere tugere ku murongo wa 9. Reka dusome niyo mwahabonye. Bibiliya iravuze ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hariho abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Uyu murongo wa 4 ndawusubiramo. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, igice ni cya 11,
umurongo ni uwa 28. Matayo ubutumwa bwiza bwa Yesu 11 28. Dusome 11 Matayo 28. Haravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ndongera nsubiremo. Haravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Tuyoganira ijambo rivuga ngo Yesu araruhura. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Tuyoganira ijambo rivuga ngo Yesu araruhura. Niba hari abaje bamaze kwakirana, nitwa Singirankabo Boniface, ndi umukristo wo mu Rurembo rwa Kigali, nteranira i Nyarugenge, ndi umugabo, ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ntekereza ko hano si ubwa mbere ko simpagenda cyane, nigeze kuza hano kera, umupasiteri witwa Bernard, murumva ko babanye nawe, murumva ko haciyeho iminsi. So rero umuyobozi wanyu ushinzwe iki gicaniro cyo kuwa 4 uko yabivuze, ni inshuti yanjye cyane kandi haciye iminsi tumenyanye, ariko connection yagiye iba nkeya, yagiye antumira inshuro nyinshi ahangaha, umwanya ukabura pe kenshi bishoboka. Ansaba ko rero nazaza kubana namwe uyu munsi. Imana ica inzira, ikirere nticyari cyoroshye, rero ndagira ngo umushimire ko yantekerejeho, nanjye mbe umwe mu bagabura b'ijambo ry'Imana. Imana imuhereze umugisha. Bene data abandi batubanjirije na Imana ibaha umugisha, kandi bakiri umukozi w'Imana Faustin twazanye asengera i Remera, nanjye muhaye ikaze by'umwihariko. Namubwiye ko ndaza hano, avuga ko araza kumva ijambo ry'Imana. Ngira ngo ejo twari kumwe Nyarugenge, niwe watwigishije, nawe Imana imuhereze umugisha. Ni amasaha y'umugoroba, nshaka ko dusengera muri iri jambo rivuga ngo Yesu araruhura. Murabyemera? Mwemera ko Yesu aruhura? Amen. Harimo abantu bibeshye ko amafaranga menshi yaruhura, umugabo wize cyane yakuruhura, umuryango uvukamo wakuruhura, ariko ndabatangariza ko karuhura n'umwe, ni Yesu. Nimuvuge ngo amen. Haruhuka nde? Haruhuka uwarushye. Ndagira ngo mbatangarize ko harimo ibintu abantu bitiranije. Abantu bazi ko abantu barushye ngo ari abakene. Sinfite imyaka myinshi ariko si mike, ndi hejuru ya 43. Experience yanjye maze kugira, ubushakashatsi ubunararibonye maze kubona, nabonye abantu b'indushyi bataha muri etage, abo ndabazi. Nzi indushyi zigenda muri Vewiti. Vewiti ni imodoka ikomeye. Nzi indushyi zigenda n'amaguru. Nzi indushyi zigenda n'igare. Nzi indushyi zigenda na moto. Nzi indushyi zaminuje. Nzi indushyi zitize. Habonetse umugabo rero ntagiye mu byiciri, ahamagaye hose, aravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndagira nte ndabaruhura. Mwakoze kuza rero ahangaha, mwaje niho ugera ugasanga umugabo uvuga neza kurenza abandi bantu bose. Arahamagaye rero atitaye ku muruho imyaka yawe imaze, aravuze ngo mwese abarushye nimuze munsange ndagira nte ndabaruhura. Ndagira ngo utangarize ko ushobora kurushywa n'umugabo wagushatse, ushobora kurushywa n'umugore washatse, ushobora kurushywa n'abana wabyaye, ushobora kurushywa n'itorero usengeramo, ariko habonetse umugabo atanze itangazo, aravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndagira nte ndabaruhura. Bibiliya igaragaza indushyi nyinshi mu byiciro byose. Bibiliya ivuga abantu barushye ari bato, abarushye ari bakuru, abarushye barize, abarushye batarize. Umwe wigishije mbere n'umuyobozi wa diakoni, ngira ngo ashobora kuba yagiye, simbizi. Ntabwo nari nakubonye. Yavuze umuntu wavukiye mu burushyi atagizemo uruhare. Umuhungu yaravutse, asanga yavukiye mu burushyi, bagera ku rwego banamwita izina ry'uburushyi.
amaze gukura aravuga ngo ntago nakishinga imiruho y'iwacu. Ajya imbere y'Imana arayibwira ngo Mana, nkurahira izina ry'uburushyi, izina ry'umuruho. Abwira Imana ngo rihindure. Haleluya. Yesu ajya aduhindurira ibyari imiruho akabihindura umunezero. Nimuvuga ngo amen. Mu bantu Yesu yaruhuye, Bibiliya itubwiye umugabo. Nabajije abantu mbaza n'ibintu, kuko uwanditse yaravuze ngo hariho umuntu wari ufite indwara. Ntiyavuga niba ari umugabo cyangwa niba ari umugore, ariko abasobanura bavuga ko uyu muntu yari umugabo, ngo yagize indwara. Iyi ndwara yayirwaye amaze imyaka 20 avutse. Indwara yirwara imyaka 38. Ubwo ni ngahe? 58. Iyawe sinzi igihe imaze. Hari igihe aravuga ngo nge ngo narakubiswe. Wowe wejo bundi 58. Ubu ukodesheje imyaka ingahe? Umaze imyaka ingahe utabyara? Umaze imyaka ingahe nta kazi ufite? 58. Yari yarakubititse. Murumva uyu muntu ataragowe. Haza kuboneka ikidendezi, abantu bajyaho bagakira. Munkurikire. Uyu mugabo natekereje kubye numva birandenze. Ikidendezi yagiyeho, abandi barahageze, bacuruje birakunda, babyaye biremera, bize birakunda, ariko wahageze 38 ishira ntacyo arageraho. Hari umugabo witwa Yesu. Nimuvuge ngo amen. Bibiliya yavuze ngo Yesu amurebye amenya ko. Hashimwe Yesu ujye ubimenya. Hashimwe Yesu ujye umenya igihe tumaze. Yesu ngo amurebye amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, nanezerewe. Nimuvuge ngo amen. Yesu ajya amenya igihe tumaze tudafite akazi, ajya amenya igihe tumaze turwaye. Bibiliya yambwiye ngo Yesu amurebye ngo amenya ko amaze igihe kirekire arwaye. Umva ikintu cyanejeje muri aya magambo. Yesu yaravuze ngo sinohereza dogiteri, sinohereza umuganga, ahubwo reka nigireyo. Ngo yaraje amusanze ku kidendezi, kuko yari yamaze kumenya ibye. Ntago Yesu yaje muri detail. Iyo yaje ntaza muri detail, yaje mu ijambo rimwe. Ijambo yaje mwaryumvishe, yahise abwira umurwayi ngo urashaka gukira. Mureke mbabwire, abantu bafite ibibazo bikomeye. Yesu yaje avuga mu rurimi umurwayi yumva. Iyo Yesu aje kukuruhura, aza mu buryo wumva nta gucanga. Ariko kubera niba ari imyumvire, niba ari ubugwari, aramubwira ngo urashaka gukira. Abakobwa bari hano, murashaka abagabo. Ibyo gusubiza ngo barakubenze ninde ubikubajije? Wakuvuze ngo ndashaka umugabo. Urashaka akazi ngo naradepoje biranga. Urashaka imodoka ngo ntayo iwacu wayitunze. Aramubwira ngo urashaka gukira. Ikibazo dufite ni imyumvire. Haleluya. Umugabo twaje imbere arakubaza ugasubiza yego cyangwa oya. Ariko uko abantu bagenda batinda mu bigeragezo, amasinga akoranaho. Ese muranyumvise? Uko abantu bagenda batinda mu bigeragezo, amasinga agenda akoranaho. Ntago ibisubizo byawe ari uko bidahari, ahubwo ufite ikibazo cy'ibyo usubiza ukubajije. Nimuvuge ngo amen. Kambaha gatemwanyaje gato, mbaha gahamya gato yanze gukomerezaho. Uze kudufasha uwo mwana neza, biraza kugufasha. Abantu bari hano bavuganye n'Imana, ibintu byose Imana yababwiye birahari. Bigeze bite? Munyikirize, bigeze bite? Ibintu byose Yesu yavuganye namwe birahari. Ikibazo mufite, ibiganza bibyakira, amaso abireba, n'amatwi abyumva, biriho kode. Murasabwa gukura kode ku maso, mugakura kode mu matwi, mugakura kode ku biganza. Dufite abantu bicaye mu iri teraniro, Imana yabwiye ngo bazatwara imodoka. Saba niyange umunsi umwe isaha imwe turashorerana twembi tujya mu kizami. Twageze muri sare y'ikizami, bamwicaza mu ruhande rwe, banyicaza mu rwanjye. Nagiye kuri mashini mbere yo gukora ikizami, ndayifata ndasenga, mbwira Imana nti Mana, iyi ni inshuro ya 4 ninjiye muri iyi sare. Mu rukundo rwawe unkunda, undi nduriya mugore. Numvaga natsinda ngatsindwa, ibibazo ntaraza kubikira.
nafunguye mashini ntangira gukora ikizami. Ngeze ku kibazo cya 18 ndambika suri hasi, ndeba aho yicaye, mbona ari concentré ari gukora cyane. Ndongera senga isengesho rya kabiri ryarimo nk'ubupfafa, mbwira Imana nti Imana umbabarire na watsindwe rimwe, aboneka ibi bintu tujya tuzamo nta mikino birimo. Ndongera afata suri ndakora ikibazo cya 19, nkubise ku cya 20, nkubitaho basoregize ikizami, nkubise ku kizami hiyandika amanota 11, bakeneye 12. Nagiye kumva numva icyuya mu bitugu, numva icyuya mu birenge, mbwira Imana nti Imana we ubu ndanyura he koko mwakagira Imana mwe. Ndambura ikiganza ku mupolisi aza ndebere, araza arambwira ngo ubuzinota rimwe uzihangana uzagaruke ubutaha. Iyo ni inshuro ya 4 nshaka kuza kubabwira 38, nshaka kuza kubabwira ko Yesu ajya aruhura. Narebye madama hari mbona aracyakora. Icyo nakoze nahise njya nsohoka njya hanze muri parikingi kuri polisi ku mapava aba hanze ngo ntegereze madamu ko asohoka. Nzenguruka mu mapava nsenga nti Imana umfasha asohoke nawe afite ibibazo, tuze gutaha twese duhuje ibibazo. Mu minota mike yangiye kubona mura kubisa icyugi cyo kuri polisi, ansanga aho nari mpagaze muri parikingi yanezerewe, ahita mpobera arambwira ati sheri ko mbonye 18 ubonye angahe? Yesu mwakagira Imana. Ndamubwira ngo mbonye 11, arambwira tufite karande kandi 11. Ureke mbabwire Yesu araruhura. Ndatinze muri ibi, twaratashye ajya kwiga imodoka. Nyuma yaho njya gusaba kode ya 5, nsubira mu kizami ku nshuro ya 5, mbona amanota 18. Simbitindaho ndatsinda. Nyuma yaho njya kwiga imodoka, mbona perimi. Ubu iyo mbonye imodoka ndatwara mu gihe ngitegereje yanjye. Ariko Yesu yaje kuruhura. Byanga bikunda ugomba kuba hari uruhare ufite mu byo ushaka akakuruhuraho. Yabajije umurwayi ngo urashaka gukira? Ufite response, ufite igisubizo ugomba gusubiza ku muruho wawe kugira ngo uruhuke. Umurwayi arangije akora ikosa, reka mbyite ikosa. Aho gusubiza yego, abwira Yesu ngo simfite ibi bintu by'abantu mwisizemo, mwatuye abantu, mwaretse abantu, murashaka iki ku bantu? Simfite umuntu njugunyamo. Iyo ikidendezi kihindurije nkiza, undantanga kumanukamo. Yesu aramubwira ngo ndi nyiri ikidendezi, ariko nanezerewe. Nyiri ikidendezi yiyiziye, reka iby'abantu. Nyiri igishoro yiyiziye, nyirabagabo yiyiziye, nyirabana yiyiziye, nyirakazi yiyiziye. Tera haleluya! Aramubwira ngo urashaka gukira. Uyu murwayi yantangaje. Arongera akora irindi kosa, abwira Yesu ngo uyu munsi ntibakira, ni ku isabato. Umunsi wo gukira suyu, ni ku isabato. Yesu aramubwira ngo ni nge nyiri sabato, ndi isabato, reka iby'iminsi, subiza urashaka gukira. Umurwayi akora ikosa rya 3, abwira Yesu ngo amasaha yo gukira yarenze, amasaha y'ikidendezi kibirinduriraho yarenze. Ariko ibyo ndi kuvuga muri kubyumva. Yesu aramubwira ngo va ku masaha, ndi nyiri amasaha, ndi nyiri ikidendezi, ndi nyiri sabato. Uyu mugoroba nyiri ikidendezi yabagendereye. Uyu munsi nyiri ikidendezi ari kumwe nawe. Umuruho waba ufite uwo ari wo wose, urasaba gukoresha ijambo rimwe rivuga ngo ndashaka gukira, ndashaka kuruhuka. Nimuvuge ngo amen. Yesu yanejeje we, yaramurebye abona ko uyu murwayi yagize ikibazo cy'uburwayi bw'igihe kirekire. Aravuga ngo nge sindi nk'abantu, ari umuntu yahita gukuzaho yahita yigendera. Nta muntu watesha umutwe gutyo ngo abakiri aho ngaho. Ariko uko Yesu ari umutunzi w'imbabazi, yaravuze ngo ntago uko nagusanze ariko ndagusiga, ngiye kukuruhura,
kandi bya burundu. Yaramubwiye ngo ubu tuvugana haguruka. Umurwayi ngo ahagurutse yumva birakunze. Nyuma y'imyaka 38 ahagurutse yumva biremeye. Yesu aramubwira ngo zinga uburiri bwawe. Azinga ingobyi ye. Yesu aramubwira ngo ngaho genda. Ateye intambwe yumva birakunze. Ateye iya kabiri yumva biremeye. Gerageza tera intambwe. Nimuvuge ngo amen. Urasabwa gutera intambwe ukiva hano. Ibintu Yesu avuganye nawe mwiri teraniro jya gushyira mu bikorwa. Muranyumvise? Ibintu Yesu avuganiye nawe mwiri teraniro ukiva hano, ibyo wari waragerageje bikanga, jya gushyira mu bikorwa. Ntabwo ari uko Yesu adakora, n'ubu aracyakora. Ahubwo ikibazo dufite ntidushyira mu bikorwa ibyo atubwira. Dufite abasore bari hano, umuntu akagira imyaka 40 akiri iwabo. Ufite ikibazo gikomeye. Muranyumvise? Warasenze Imana irakubwira ngo mwana wanjye ngukoreye ubukwe. Iyi Imana ikubwiye ngo ngukoreye ubukwe, haba hasigaye iki? So gutereta. None se uri mu biki? Ubwo uri mu biki? Ngo abakobwa barabuze. Niba barabuze ikabuga wagiye Nyamagabe, hasoni. Niba barabuze ikabuga wagiye Nyagatare. Ntabwo ibintu Yesu yavuze ari uko bidahari. Icyabuze ni intambwe ibisanga kugira ngo tubyakire. Muranyumvise? Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Imana ikikubwira akazi, ikubwiye ngo mwana wanjye nguhaye akazi, ibyo kuvuga ngo karabuze ntibikureba. Depoza, gasabe, kuko ari ibivuze. Rero dufite abantu mu bintu Imana yaduhaye, mu bintu Imana yaturemanye. Yaturemanye ikintu cyitwa amahitamo. Iki? Buri wese aremanya amahitamo. Ikintu utazemera utazahitamo ntabwo Imana izakigukorera. Imana ikikubwira ngo nguhaye umugore, ibyo gusubira iruhande ngo mana ngo uzampitiremo, urarwaye. Izaguhitiremo. Wowe irakubwira ngo nguhaye umugore ngo izaguhitiremo. None se uri impumyi, ufite amarangamutima. Umugore wese uzakenera Imana yaramuremye. Umugufi arahari, umuremure arahari, uw'ibihanga arahari, utambitse amaguru. Ibintu byose Imana yemeye birahari. Ikibazo ufite ni ukudatera intambwe. Akimara kumubwira ngo zinga uburiri bwawe ugende, yateye intambwe aragenda. Urasabwa gutera intambwe. Yo Yesu akubwiye ngo ndakuruhuye, ndabyemeye, tera intambwe. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Yesu araruhura. Agira ate? Murabyemera ko aruhura? Nimuvuge ngo amen. Bibiliya itubwira abantu benshi Yesu yagiye aruhura. Reka tureke uyo ku kidendezi w'imyaka 38. Muri Mariko ibice 2 hajya havuga umuntu wajyaga yirirwa ku nzira asabiriza. Muramwibutse ngo yirirwaga ku nzira asabiriza. Munyemerere babwira amarembo 3, ndayavuga nirukanka kubera iminota mfite. Ngiye kubabwira amarembo 3 Yesu anyuramo aje kudutabara. Anyura muri menshi, ariko ngiye kubabwira 3 yonyine tuze gusenga. Niba uri mwiri teraniro ukaba wizeye ko Yesu ajya aruhura, irembo witeguye ko azanyura amaje kukuruhura, siryo afitaye. Hajya muravuga ngo nize menshi ngo naza kuntabara azaca kuri diplome, siho. Hari uvuga ngo ngiye ngo nzi gucuruza ngo naza kuntabara azaca mu mafaranga, siho. Afite amarembo ajya yinjiramo aje gutabara. Nimuvuge ngo amen. Muriteguye? Mbabwira irembo rya mbere Yesu anyuramo aje kudutabara. Iyo Yesu aje kudutabara, irembo rya mbere anyuramo aje kudutabara ni irembo ryitwa kwihana. Kugira gute? Iri abantu benshi ntibashaka kuricamo. Ntabwo uzahura na Yesu ngo akuruhure utemeye guca mu irembo ryitwa kwihana. Nihanyura, nihwaca, iri rirasharira. N'abavuga butumwa benshi ntidushaka kuribwira abantu. Niba mushaka kuruhuka, nimwemere guca mu irembo ryitwa kwihana, muhure na Yesu. Niha turuhurira bya nyabyo byuzuye.
muri Yohana ntabwo turaza gusoma mu bice bine, hajya havuga umugore wari urushye w'umusamariyakazi. Icyaha cyari kimuruhije ngo cyari icyaha cy'ubusambanyi. Arangije nk'ubwo busambanyi bwamuruhije bwamugoye ngo agire inyota, ajya ku iriba. Agiye ku iriba, agiye kuvoma, agezeyo ahasanga umugabo ujya uruhura, bagikubitana. Uyu mugabo ahita abwira uyu Samariyakazi, aramubwira ngo mugore wampa ku mazi. Umugore amurebye aramumenye, abona ni Umuyuda. Aramubwira ko undi Umusamariyakazi ukaba Umuyuda, unsaba amazi ute ko bidashoboka? Yesu aramubwira ngo iyo umenya ugusabye amazi, ahubwo ni wowe wari uguhindukira ukamusaba amazi, kuko amazi ntanga uyanyweye ashira inyota, ntanagaruka kuvoma kuri iri riba. Urabona amazi wayamute? Yesu aramubwira ngo ninjye soko imara inyota. Wahuye n'umugabo uruhura, winjiriye mu irembo rirasukirwamo, mbwira ngo uhereze amazi. Umugore ngo arangije aramureba aramumenya, ngo aremera, aramubwira ngo mpereza ku mazi. Umva ukuntu Yesu aruhura. Ahita abwira umugore ngo ndayaguha, ariko jya kuzana umugabo wawe bahera amazi hamwe. Ngo arabwira Yesu ngo nta mugabo ngira. Yesu atuvuze ukuri, nakugenzuye, naguhishuriwe. Ufite batanu, n'iri joro hari uwo wararanye, abo bose si abawe. Umugore atari ko wa mugabo umenye uri umuhanuzi, ati ndiwe wahuye nanjye. Yesu ngo arangije amuha amazi. Umugore ngo ajya mu mudugudu, agenda ababwira ngo mpuye n'umugabo, ibyanjye byose yabimenye. Araririmba, aravuga ngo nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo mwami si ibisanzwe. Haleluya! Yesu araruhura. Iyo aje kuturuhura, irembo rya mbere yinjiriramo kugira ngo duhure nawe turuhuke ni irembo ryitwa kugira gute? Kwihana. Ibyo uzakora byose, amafaranga yose uzatunga, abana bose uzabyara, amashuri yose uziga, utari wihana, utari wakira Yesu nk'umwami n'umukiza, uri indushyi. Ntangarije umuntu wese uri mu iri teraniro, utari yakira Yesu nk'umwami n'umukiza, urarushye, uragowe. Ca mu irembo, injira mu irembo ryitwa kwihana. Urahuriramo n'umugabo witwa Yesu, aragutura imitwaro yose, arakuruhura. Nimuvuge ngo amen. Iryo ni irembo rya kangahe? Yitwa kugira gute? Irembo rya kabiri Yesu anyuramo aje kudutabara, aje kuturuhura, ni irembo ryitwa abantu beza, abantu bazima. Ndakoresha irihe jambo? Abantu beza, abantu bazima. Iyo Yesu aje kuturuhura akoresha abantu, ariko abantu bameze bate? Abantu beza, abantu bazima. Mu ndebe nkoresha iri jambo, ndagira ngo nkubwire ko imiruho ufite y'ubukene, imiruho ufite yo kutiga, imiruho ufite yo kutagira aho kuba, wabuze abantu bazima. Ese muranyumvishe? Umuntu umwe wenyine, umwe yakujyana Dubai. Wowe uvukire Kabuga, ukurire Kabuga, wige Kabuga, usabirwe Kabuga, ubyarire Kabuga, usazire Kabuga. Ububuze n'umuntu wakugeza n'Igisenyi base. Ni umuntu umwe, si benshi. Kugira ngo uruhuke ukeneye abantu bazima, ukeneye abantu beza. Noneho hari ikintu abarokore niba twarakishwe cyangwa twarakisizemo, twisizemo ko ngo abantu ngo abiringiye abantu barabahe. Wese wahemukiye abangana iki? Hari ikintu tugomba kumenya. Kuruhuka kwacu kuri mu kwihana, ariko kukaba no mu bantu. Imana ishobora kuguhuza n'umuntu umwe, si benshi duke. Buri hari igihe mugira ngo kuba bakora urubuga bakagushyiraho ngo niho waruhuka. Urubuga nagiye nzibaho pe, bagakora urubuga rw'abantu 100, 50 kuboneka akabaho intambara, ariko umuntu umwe wenyine akaba yaza, ubuzima bwawe akabutunganya. Hari umuhanga wavuze ngo muri telefone yawe, simukadi ya telefone
bavuga ko ishobora kuba yakira abantu 250, wakongeraho icyo bita capacity ya telefone hakajyaho 250, bakaba nk'abantu nka 500. Hari telefoni zakira abantu 1000, hari zakira abantu 5000 n'ibihumbi 10. Ariko umuhanga yaravuze ngo mu bantu barenga ibihumbi 10 bari muri telefone yawe ugomba kugiramo abantu 5 bahagarariye abandi bose. Uwo muhanga yavuze ibintu bikomeye, yaravuze ngo mu bantu 1000 bari muri telefone yawe ntuzaburemo nimero y'umusirikari cyangwa umupolisi. Mu bantu tunze muri telefone ntuzakora ikosa ryo kugira telefone itarimo nimero y'umupolisi cyangwa umusirikari. Yaravuze ngo umuntu wa kabiri ugomba gutunga muri telefone yawe ni umukire. Ntimukajye mugira nimero za telefone ngo mubure umukire muri telefone yanyu. Herwa muvuga ngo si abantu murarwaye. Yaravuze ngo nimero ya gatatu ugomba gutunga muri telefone yawe ni nimero y'umuganga. Ntugatunge telefone udafite nimero ya muganga. Yaravuze ngo nimero ya kane ugomba gutunga muri telefone yawe ni nimero y'umunyabwenge, umuntu wize, uzi Icyongereza, uzi Igifaransa, uzi gukirika. Yaravuze ngo nimero ya gatanu ugomba gutunga ni nimero y'umushumba wizewe, aho ujya kwatura, aho ujya kuruhukira. Abandi bose baze nyuma, amakara, abanyonzi, abayede, izo zose zizemo, ariko ziri 5 zize zihagarariye izindi. Ibyo mvuze murabyumvise? Aho nimero tunze ngo niza abacuruza isombe gusa. Ubusa abacuruza isombe gusa uzarya inyama ryari? Gerageza merange ibintu, huza ibintu. Inzira ya kabiri Yesu anyura amaje kuturuhura ni inzira yitwa abantu beza. Mubashake mubashyire muri telefone, barahari ntabapfira gushira. Haleluya. Uriya Eliya bamaze kutubwira yari umugabo w'umwiyemezi cyane ariko w'umuhanga. Hari aho yageze ngo ibintu bimucanze, aravuga ngo ni njye nyine usigaye, abahanuzi bose barashize. Barabwira ati rekeraho, hari ibihumbi 7 tari byapfukamira Bayali. Abantu bazima baracyahari, abashumba bazima baracyahari, abahanuzi bazima baracyahari. Bibiri ivuga ko uyu muntu yicaraga ku nzira asabiriza. Musome ibice biri muri Mariko. Bibiliya yavuze ngo muri icyo gihe yamaze ku nzira yaje kunyurwaho n'abagabo 4. Bangahe? Abantu 4 gusa. 4 ngo bamugezeho aho yicaye asabiriza, ngo bamurebye bamugirira imbabazi. Imana ikumpurize n'abantu bashobora kukugirira imbabazi batakuzi. Imana iguhuza n'abantu batakuzi, kuko abakuzi barakurambiwe. Reka mvuga aya magambo, urabizi nawe pe. Hari abantu bamaze kukumenya bakurambiwe, ariko Imana ifite abandi bantu batakuzi. Abo ngabo nibo dukeneye ku buzima bwacu, ngo bamugezeho batamuzi bamugirira imbabazi. Umva ikintu cyankoze ku mutima ku bw'abo bagabo. Baravuze ngo uyu mugabo abamuhaye bose bamutaye hano, kandi uyu mugabo akeneye kuruhuka, kandi aho tugiye karuhura nihari. Ngo bari bagiye Kaperinawumu gusenga, barangije baravuga ngo uyu mugabo tumujyana aho Yesu ari. Bamutirira ingobyi, banejeje aba bagabo barakabyara, bamutirira ingobyi. Hari abantu bagusabira credo ukajya gucuruza. Nukuri hari abantu bakwishingira. Se gutwara moto byakunanira, gutwara imodoka byakunanira. Imana igushakira abantu bazima. Baraza bamushyira mu ngobyi, 2 imbere 2 inyuma, ngo barangije baramwikorera. Mbega irembo ry'abantu beza we. Ngo barangije bamushyira mu ngobyi baramwikorera. Natekereje kuri aba bagabo 2 b'imbere, ntekereza ku bagabo 2 b'inyuma. Ndimo ndabakoraho ubushakashatsi. Uzi ko hari igihe tugira ab'inyuma tukabura ab'imbere? Muranyumvise? Hari igihe ugira abantu b'inyuma ariko ukabura abahehe ab'imbere. Ab'inyuma rero iyo bagusunitse imbere ukabura abakwakira, uba murungabangabo nta kintu ugeraho. Imana igushakira abantu b'imbere. Urabyumvise? Imana igushakira abantu b'imbere kandi barahari. Uzi ko abagabo bikoreye uyu mugabo ngo bamugejeje Kaperinawumu, ngo basanga urusengero rwuzuye, abantu bararengera no mu madirishya, abazanye impumyi, abazanye abanyunyutse, abazanye abatabyara, abazanye ababuze abagabo, ababuze abana. Ngo bahageze basanga no mu madirishya babura aho bacisha cya kirema.
ingobyi bayitereka hanze. Abagabo banejeje, uzi ko ari abandi bahaguta, abantu bagiye batuzana bakaduta batutegereje ku ntego y'ibyo shaka kutugezaho, ariko abagabo banejeje bavuze ngo uyu mugabo twamuzanye tutamuzi, ntituragira umuro wo kumuzana ngo tugire umuro wo kumusubizayo ikibazo cye, turava hano gikemutse. Aba bagabo niba harimo umwubatsi ngo arebe uko yanze imeze, aravuga ngo ntitaye kuri nyirayo, paka uyu mugabo Imana ikumpera umuntu uzakugezayo kugeza uruhutse pe. Ngo burira hejuru y'inzu, ngo barangije bakuraho amabati, ngo bakuraho amategura, ngo bapfumura haringaniye naho yasa, ngo bazamura ya ngobyi Bibiliya yaneje ngo bashyiramo imigozi, ngo barangije ngo bayimanuriramo. Abari Kaperinaumu mu rusengero bagiye kubona bona ingobyi yituye aho ngaho, abirutse, abavugije induru, abatokesheje, kuko Yesu nta kimukanga. Areba Masikini amubwira ati niko ujute, ati nahuye n'abantu bazima nibo banzanye, bakunyujije hese, ati bayisenye. Yesu arebye abona inzu bayibasenyeyeho. Imana iguhuze n'abantu bazima bazakugezeyo, biguta mu nzira bakugezeyo. Dufite abantu barangurira Dubai, akaba atakugeza akabiguhera kuri shike, kandi nawe wajyayo. Iguhereza umuntu ushobora kukujyana akakugezayo. Yesu ngo arangije yarebye cya kirema, nanezerewe, yamuruhuye bya burundu. Musome, yaramubwiye ngo ikintu cya mbere ngo ukoreye ibyaha byawe urabihariwe. Icya kabiri mvuganye nawe, va mu ngobyi. Ngo avamo arahagarara. Yesu aramubwira ngo ngaho zinga ingobyi yawe, ngo arayizinga. Uzi ko abamwimye inzira yinjira bayimuhaye? Uzi ko Yesu hari uburyo aturuhuramo pe, ahari hari inzugi zikinze ukajya uhacyakinguye. Tera haleluya! Yesu ajya aruhura. Imuvuge ngo amen. Juru we, juru we, tegeka byose bi. Juru we, juru we, juru we, tegeka byose biremera. Juru we, juru we, ai, juru we, tegeka byose biremera. Ijuru, ijuru ryambereye ihembe ry'agakiza, ryanyenyeje imbaraga mu gihe natsikamiwe. Juru we, juru we, juru we, tegeka byose bi. Ai, juru we, juru we, ai, tegeka byose bire. Tuvuge ngo juru we, tegeka byose bire. Ai, juru we, juru we, tegeka byose bire. Tera haleluya, tera haleluya, tera haleluya. Yesu ategeke, ategeke ibyawe muri uyu mugoroba, hagira ibintu bikunda. Nimuvuge ngo amen. Irembo rya kabiri Yesu anyuramo aturuhura ryitwa abantu, abantu bazima, abantu beza. Abo ngabo Yesu aguhuze nabo kandi arabafite. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Nimwongere munyikirize ngo amen. Hari komantere imwe nasomye, uyu mugabo
amaze gukira urumva yagendaga yicaye, none asohotse agenda agize ate? Ahagaze. Uzi ko iyo Yesu aturuhuye n'abantu babimenya. Abari bazi ko tugenda duhagaze, hari ubwo bahura natwe tugenda tugize dute? Twicaye. Ubwo irya jambo muvuze rirazimije, Imana izabahuze naryo muryumve. Hari ubuzima umuntu hama akahora agenda ahagaze, hari n'igihe kigera ukagenda wicaye. Murabyumvise? Nimuvuge ngo amen. Komantere yavuga ngo uyu mugabo yaje guhura n'umugore wari umuzi agenda yicaye, bahura agenda ahagaze. Uyu mugore amurebye aramumenya. Uyu mugore nawe afite ikibazo, ngo yari afite indwara yarimaranye imyaka 10. Mujye musoma Bibiliya. Amurebye avuga ati we usigaye ugenda uhagaze, wabaye iki? Aramubwiye ati nahuye n'umugabo. Mwahuriye hese? Ati hari abatipe bangejejeyo. Imana iguhuze n'abantu bakugeza ahantu. Haramubwira ngo bakugejejeyo bate? Ati abagabo 4 baranyikoreye bamungeza. Umugore aramubwira ati nanjye ko mfite ikibazo mara imyaka 12, wampuje nabo bantu bakangezayo. Umugabo aramubwira ati uri gukenera abo ngabo wambwiye nkagukorera umuti. Ati wunkorere. Ati ngiye wubwira inzira uzanyuramo, nugera kuri Yesu iyo ndwara yawe izakira. Yamubwiye ibintu 4 byantangaje. Uyu mugabo yabwiye uyu mugore, aramubwira ngo Yesu nujya mu iteraniro arimo ukarigeramo, mugahuza amaso, ukabona arakurebye, isoko y'amaraso. Umugore atago kantu ko kameze neza. Ati mbwira ka kabiri. Ati Yesu naramura ikiganza mu iteraniro ukabona ni wakerekejeho, isoko y'amaraso izakama. Ati mbwira icya gatatu. Ati igicucu kiwe nikigukoraho mu bantu, isoko y'amaraso izakama. Ati mbwira icya kane. Ati nubona uburyo ubyigana mu bantu ugakora ku nshunda, ugakora aho gurya gusa, isoko y'amaraso izakama. Umugore abwira umugabo ati ngiye gahunda yanjye no kubyigana. Ukuntu mbyumvise ngewe nzagira ne? Kubona umugabo no kubyigana, kubona akazi no kubyigana, kubona inzu no kubyigana, kurira indege no kubyigana. Uyu mwaka utari warangira, bwira uwo mwicaranye ngo byigana. Byigana! Byigana! Yawe byigana! Gucuruza birasaba kubyigana. Kwiga birasaba kubyigana. Kurya neza birasaba kubyigana. Kwambara neza birasaba kubyigana. Uyu mugore aravuga ngo ngiye gahunda yanjye nzabyigana. Ngana ku musozo, ahasigaye ikibazo kivuga ngo Yesu nzamubonera mu iteraniro rihe, nzabyigana hehe kugira ngo mukoreho. Yesu agira inzira nyinshi. Ngo hari umugabo witwaga Yayiro, yari umukoresha w'ikoro. Umwana wa Yayiro ararwara. Yayiro ajya kureba Yesu ngo aze kumukiriza umwana. Wa mugore amenya ko Yesu araza kunyura hano hepfo ku muhanda, aravuga ati kirakemutse. Umugore ashaka kenda maze ngo yikubita mu gikundi cy'abantu, arabyigana koko. Abari bamuzi babonye abagezemo batangira kumwegezayo. Avuga ati mwangezo mutanyegezayo, icyanzanye ndakize, ndava hano nduhutse tu. Ngo arabyigana. Sinzi uburyo ngo yanyujije akaboko mu bantu, ngo akora ku nshunda z'umwe, cya cyago cye kirakiza. Yesu nawe ngo yumva hari imbaraga imuvuyemo. Yesu aravuga ati muhagarare. Agiye kwa Yayiro gukemura ikibazo, hajemo mbuti yaje mu nzira, aravuga ngo ni muhagarare. Ahagaritse abantu, Yesu ikintu yakoze, yahise abwira abantu bose ngo hari umuntu unkozeho. Abantu bose bati kumukoraho, kumbi ntibamenya ko akozweho n'umuntu wari umaze imyaka 12 arushye. Yesu aravuga ngo ntari namenye umuntu nkozeho, urugendo rurahagarara. Umugore nawe kubera akazi kimubayeho ahita arambura ikiganza. Yesu aramubwira ati kurambuye ikiganza. Umugore ngo ninjye ugukozeho. Yesu ati unkozeho, numva hari imbaraga. Yayiro ahita avuga ati ko naje kumuranga ngo ajye kunyiriza umwana. Imbaraga yari gukiza umwana wanjye, uriya mugore akaba ariko mwakagira Imana. Ubundi aza kubigenza ni umugore, ariko murasaba kugera ku rwego mubyigana imbaraga muka. Yesu abwira umugore ngo none wabaye iki? Umugore ngo narwaye imyaka 12.
12 Yayiro ahita avuga ngo uwangiye yararwaye umunsi umwe, kumbe hari uwari urwaye 12. Yesu aruhura mu byiciro byose. Umva akantu usorejeho gatangaje. Uzi ko bakiri mwako kajagari, bakiri mwako kavuyo, umwana kwa Yayiro yahise apfa. Bohereza intumwa kuza kureba Yayiro, zisanga ari muri ambutiyaje, induru yavuze. Abahungu bahita babwira Yayiro ngo nturushye umwigisha, umwana yapfuye. Yesu abwira Yayiro ngo Yayiro uri hehe tugende? Yayiro atirekera aho ngaho, nazindutse nza kukureba, ikibazo nari mfite nawe wari ukizi, none n'imbaraga nari nkwizeyemo uriya mugore yayitwaye, none se uragira ngo ngirene? Yesu abwira Yayiro ngo burya ntabwo uzi, muri nge ntihabamo imbaraga zikiza gusa, habamo n'izizura. Aramubwira ngo nijye gupfa, nijye kuzuka, nijye bugingo, unyizera naho yaba arapfuye azongera abeho. Abwira Yayiro ngo tugende. Ageze kwa Yayiro asanga abafarisayo baranga bavuga bati ntajya avuga ngakora ibitangaza, naze tumurebe. Abonye ukuntu bamupinze, yinjira na se umwana, nyina w'umwana Yakobo na Yohana. Ageze ku gakobwa aravuga ngo tarisa 10, gakobwa byuka. Akana karabyuka. Abanyedini bose bari baraho bati bati umwana yari yapfuye neza. Reka mbabwiye ariko abanyedini n'ibitangaza barabipinga, bagera ku rwego batangira gushyira abantu politike. Baravuga ngo uyu muhungu uri publicité bari kumukorera ngo azakomere, ntago uriya mwana yari yapfuye. Yesu abakorera akantu kantangaje, aravuga ati ubwo bampinze bakemera ko yatari yapfuye, ngiye kuzura muri serikeri mu isanduku. Barabona ko nta mikino, ngo ahurira n'umupfakazi w'inayini mu nzira. Yaravuze ati ubwo nzuye wo kwa Raza, wo kwa Yayiro bakanga, noneho ndazura muri serikeri. Asanga igikundi mu nzira, ngo umugore ari kurira agahinda kamwisha, amubwira ngo mugore wirira, bashyira serikeri hasi, ngo bayishyira amabwe ngo ni mwipfundure. Barayipfundura. Aravuga ngo gahungu byuka. Akana kavamo bagahereza nyina. Abafarisayo batari abantu basize umwana mu isanduku bari barebye neza ko yapfuye. Yesu aravuga ati nubwo nakoze kwa Yayiro bakanga, nkaba mbikoreye noneho nzajya ku irimbi, nzigira ku irimbi. Ariko Yesu ni mwiza, nimuvuge ngo amen. Bamutumaho bashiki ba Lazaro, bamubwira ngo ukunda ararwaye, arareka aca iminsi arapfa. Barashyingura, bari ku kiriyo ku munsi wa 4 bagiye kubona Yesu arahingutse. Bamurebye bararira, bashiki ba Lazaro bararira. Abateoloji n'abahanga bavuga ko Yesu urugo yariyemo, urugo yaryagamo n'urugo kwa Mariya na Marita, bari abajama barasangiraga, niho yaryaga. Bati ntajya barira n'ibiryo. None aho ngo bayakanuye, ahageze bashiki baramubwira ngo ariko wakavuze ngo uradukunda, none musaza wacu ntureba ko amaze iminsi 4. Abwira Mariya na Marita none ikibazo mufite ni iki? Ati abantu baradushungereye. Yesu arababwira ngo namwe igihe tubaniye ntimunzi. Arababwira ngo ninjye gupfa, ninjye kuzuka, ninjye bugingo, unyizera naho yarapfuye ahita babaza ngo ari hehe? Atari Rusoro baramushyinguye. Ati nimuze tugende. Ariko Yesu namukuza mwakagira Imana. Kwa Yayiro barabyanze, ku kana k'inayini barabyanga. Tujye kwirimbi noneho mbereke ko naje nje kuruhura abantu. Ko bageze kwirimbi basanga basizeho amakaro, bazayakuraho ndi imbere y'Imana. Ibintu bahambiriye bazabihambura, ibyo basizeho finali bazamenya ko Imana, bazamenya ko Yesu aruhura. Yageze kwirimbi arabahamagara, aravuga ngo abantu mwasizeho igitari nimwegere hano hino nimugikureho. Baragihirika. Bamaze kugihirika arazarunguruka, basanga baranamuhambiri. Aravuga ati nimuhambure amaguru n'amaboko. Arahamagara. Abateoloji baravuze ngo iyo ahamagara ntavuga izina ry'uwaje kuruhura, akavuga ngo wapfuye we zuka. Kwirimbi hari kubera bari kuzukira rimwe.
iyo aje kuruhura abaje uwaruhura abaze uwahamagara. Yaravuze ngo Lazaro sohoka, tera haleluya. Yesu iyo aje abazi uwo aje kuruhura, ntatwitiranya. Bashiki bati ngaho nimukomeze gahunda. Abayuda bose batera isari bati turemeye, uyu mugabo araruhura, azaturuhura uburetwa, iyo aje araturuhura. Nimuvuge ngo amen. Saha yamfashe, ariko iyo nzira ni iya kabiri Yesu acamo aje kuturuhura. Ni inzira yitwa abantu bazima, abantu beza. Imana iguhuze nabo. Ese muraza kwemera dusengera abantu beza ku buzima bwacu? Tuze kubahamagara muri teraniro. Nukuri barahari. Haraba wiki barahari. Ngende umuhamya uko uyu mwaka ushobora gutunga izindi nimero nshyashya muri telefone yawe. Ariko uzi gutunga nimero muri telefone umuntu akamara umwaka ataguhamagaye, ko umuntu azakumarira iki? Si ukuyuzuza gusa. Inzira ya gatatu dusoze Yesu anyuramo aje kuturuhura, ni inzira yitwa kwiyizira ubwe agakoresha itegeko. Noneho kwiyizira ubwe agakoresha, buri wese araza guhitamo inzira ashakamo Yesu. Irembo ushaka ko Yesu anyuramo aza, uze ku miryo wihitiramo. Niba urashaka ko yizira ubwe, niba araca mu bantu, niba araca mu kwihana, mwiri teraniro ubwire Yesu ngo ndashaka ko unduhura. Ariko se uraca muri he? Bace muri he? Sawa, ngaho nimubigumane mu mitima. Ariko irembo uri kumva ko Yesu yanyuramo akuruhura, uri musabe kugira ngo aricemo. Iri ryo kwiyizira ubwe agakoresha itegeko yarikoresheje muri Yohana mu bice 4, aho yasanze umuntu wavutse ari impumyi ariyizira ngo acira amacandwe mu kondo amusiga ku maso. Iyo yiyiziye abikoresha itegeko, ngo aramubwira ngo Gisiro wamuyuhagire. Uwo ari impumyi aragenda ariyuhagira ngo arahumuka. Hari naho yabikoresheje ku muhungu wa Timayi bita Bartolomayi wari impumyi, ngo Yesu yarayiziye amunyuzeho gusa, warasakuza, asakuze baramucecekesha. Yesu aravuga ngo mumurekaze, aramubwira ngo nkugirire ne, aravuga ngo mpumura, aramubwira ngo humuka. Iyo yiyiziye akoresha itegeko. Nimuvuge ngo amen. Nimunyikirize ngo amen. Nta hantu muzi yagiye habaye ubukwe bikabashirana, murahibutsa? Iyo yiyiziye akoresha itegeko. Byarabashiranye bakanura amaso, ariko uko yari ahari haravuga ngo nimugende mutire ibibindi muvome. Itegeko iyo yaje aho byari byabuze arongera akabitanga. Unyemerere dusenge. Shaka gusengera umuntu uri mu iteraniro uri kumva hari umuruha afite, uwo ari wo wose, ntuze kumbira izina ryawe, ariko ukaba wumvishira ijambo ari ryawe, ukavuga ati Yesu numvishe kuruhura. Wanduhuye ko maze igihe, niba wararuhuye imyaka 38, ukaruhura wa 12, ukahumura impumyi, ukazura abapfuye, n'abari mu nzira ukabazura, n'abapfiriye iwabo ukabazura. Iki kintu umaranye imyaka wagize icyo ugikoraho, kandi uze kugitunga urutoki ubwira Imana ngo Mana ni iki ngiki nshaka kuruhuka. Mwibivanga, ndabona hari ababyanditse ndi kubibona ahangaha, aba nabo ntibasanzwe, ibi nabyo birakora. Ariko ndashaka gusenga n'umuntu uri mu iteraniro wumva ashaka kuruhuka, kabwira Yesu ngo nduhura. Niba urimo uhaguruke, niba urimo uhaguruke. Niba urushye ukumva hari umuruhu ufite, haguruke ubwire Yesu ngo numva ashaka kuruhuka. Niba ari iby'urugo, niba ari iby'umuryango, niba ari iby'itorero, niba ari iby'igihugu, niba ari iby'ubukode, niba iby'abanyeshuri, niba ari ibyo kurya, niba ari iby'imyambaro, bwira Yesu ngo Yesu we wahamagaye, wavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Tugiye gusenga, ndabonaga twese turushye. Sinzi uraza gufata undi. Abo twabanyeje aho nigishije, hari indirimbo ntibutse nimero, sinzi niba abasaza bicaye ku ruhimbi hari uwabazi inimero y'indirimbo ivuga ngo ubwo ugenderera abandi 30
36. Iriya ndirimbo yaririmbwe n'umuntu wari muri gereza afunze. Noneho ngo umwigisha araza arigisha, amaze kwigisha aravuga turashaka gusengera abantu bakoze ibyaha, kandi buri muntu wese arajya avuga ibyaha yakoze. Ngo hari umugabo wakoze ibyaha, yumva ibyaha yakoze kubivuga byahahamura abantu. Uko abandi batambuka baza kubivuga, waravuga ngo mbivuze bose bashirira aha ngaha. Ahita avuga ngo ubwo ugenderera abandi, nanjye ntuseke. Urahegeye mwabona muhagaze hano mukagira ngo nanjye byararangiye, ariko nanjye hari utuntu tw'uturuho ndi kumva nabwira Yesu ngo nduhure. Ubwo abagenderera nanjye ntagira ate ntaseke. Ndabona rero tugiye gusenga muri ubu buryo. Urusengero rwacu ni rutoya kandi ni runini. Byari kuza kuba byiza tugapfukama, byari kuza kuba byiza tukagendagenda, byari kuba byiza tukarambura amaboko, ariko ndabona ari nk'ahatoye ukuntu. None unyemerere rero ikintu cyawe cy'agaciro uri kumva udafitiye icyizere cy'umutekano wacyo ugifate. Niba ari telefone, niba ari agakapu, ugafate mu ntoki zawe, ufate pozisiyo uri kumva wasengamo. Niwumva wapfukama, nimushaka na hejuru mutambuke. Nubonaho uri bidakunda utambuke mwegere hano, ufate posiyo yo gusenga n'akantu kawe, ubwire Yesu ngo ndananiwe, wigaragambye mbega wumve hari ibintu uri kumva waruhukamo. Dusaba umuyobozi wacu n'umuntu atambuke iki gikorwa kidufashemo, ariko umuntu wese afate posiyo. Na hano imbere muhazi ubwire Yesu ngo nkeneye kuva hano duhutse. Fata posiyo yo gusenga. Aho uri wahapfukama, bidakunze wava mu ntebe, bidakunze warambura ibiganza, bidakunze wahagarara. Umuyobozi wacu nadufashe. Ndagira ngo dusenge Imana. Buri muntu wese agiye kubwira Imana uko arushe. Ibikuruhije Yesu arabishoboye. Intambara umaze iminsi urwana nazo, Yesu yiteguye kuzirangiza muri amasengesho. Ibigeragezo umaranye iminsi, bibwire Yesu. Yesu afite imbaraga, Yesu afite ubushobozi, Yesu ni ndahangarwa, ni ikinyabiziga nakumirwa. Aho ageze hose asiga ahinduye ibintu. Ibyo byakunaniye Yesu arabihindura. Inzara yakwishe Yesu arayimara. Ubukene Yesu arabumara. Ubushomeri Yesu arabumara. Tangira usenge, tangira ubwira Imana, borogera Imana, takambira Imana, ereka Imana ibyawe. Urushako wabuze Yesu atanga gushaka. Urubyaro wabuze Yesu atapesa lomeni ya star. Shewiri daide kotai, shewi enima idekod, shewi enima, satote pase enima, peni ya saide glob, shewi eno, paise glob, shinika tako, mini ya salob. Imana irahahanu. Imbaraga z'Imana ziri gukora. Imbaraga z'Imana ziri gukora. Tangira uborogera Imana, pfukamira Imana, genda uko byumva. Abari ku rugi bacinge, nta muntu wemera gusohoka tukiri gusenga. Takambira Imana, hamagara Imana, borogera Imana. Ibyifuzo wanditse byereka Imana. Mana mu izina rya Yesu, Mana ishobora byose, Imana umutabazi, Imana umurengezi, Imana irengera abayo, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, ivuga bikaba, itegeka bigakomera. Hela sayide power, shetata salom. Mu mbaraga z'Imana, mu mbaraga z'Imana turasengera ibyifuzo. Turabisengeye muri uyu mwanya. Imbaraga z'Imana zikora ibikomeye. Personnel, shelai, sote elo. Turatakambye, turatatse, turaboroze, turinginze. Uri Imana ikora ibikomeye. Uri Imana ikiza. Uri Imana ibahora. Uri Imana y'imbaraga. Turabana imitwaro. Abantu bararushe, abantu bararemerewe, abantu bahuye n'ibikomeye, abantu bahuye n'intambara, abantu bahuye n'ibigaragazo, abantu bahuye n'ibicantege. Jelas tole, shewini ribaile kom, pe enita costa, meni ya sailete kota. Ndabona imbaraga z'Uwiteka. Imana iri mu kazi, Imana iri gukora. Sote poe, meni ya sako. Pinitandoke sa, shiwiri daide kol,
Mandi ya sipoli grel. Shiwita ule stato. Peni kotangosika. Pandi ya sayide kota. Suwini mandiko. Dutegetse ubukene. Dutegetse ubugumba. Dutegetse ubushomeri. Muri aya masengesho. Turirukana umwuka w'ubutindi. Turirukana umwuka w'ubukene. Turirukana ubushomeri. Turirukana imbaraga mbi. Turirukana imbaraga mbi. Turirukana. Turasenze. Urasoma. Usoma inzandiko. Usoma ibyanditswe. Subiza abantu bawe. Hehe. Sowele daide kota. Meni ya salo. Sowiri drastomen. Peni ya saketa. Turasenze. Mu mbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana. Subiza abantu. Soteteba. Dusabye abantu bazima. Ohereza abantu bazima. Ohereza abantu bazima. Yeah. Turagukeneye. 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 Kora. 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 Kora mana. Kora mana. Kora mu izina rya Yesu. Kora mu izina rya Yesu. Urakora bikagaragara. Uri Imana ivuga bikaba. Uri Imana itegeka bigakomera. Satobini bayigekom. Turasengera ibyifuzo mu mbaraga z'Imana. Turasengera ibyifuzo mu izina rya Yesu. Turabisengeye. Abakwandikiye. Abazanye ibyifuzo imbere yawe. Yes. Yes. Kora. 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 Pelo sala baba sado de beneta. Selebone sheleboneta. Shewiri drasemene yakota. Melia sawole prayer. Shewita kisabone ya. Meni yakoti kalazini mandiko. Takusa ide peniza kota. Uri Imana ibohora. Uri Imana ikiza. Uri Imana ikora. Yes, so ben staso prete kotma. Lo shaile mania stas. Pragaze zirashoboye. Pragaze zirashoboye. Pragaze zirashoboye. Yeah! Pesato peresta. Sherebone stai de kot. Jene la staso wi. Menia staso kre. Joneta. Mini takota shini wa deko wili taso soteza sone mai dekos siwiri dako meni yakotika sa katika jina Yesu. Katika jina Yesu tunachasenga imbaraga zima. 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 Imbaraga zima zikora ibikome. Imbaraga zima ziganze. Imbaraga zima zigira ibintu zihindura. Imbaraga zima zigira ibintu zirema. Muri aya masengesho hagira ibintu bihinduka. Turategetse hagira ibintu bihinduka katika jina Yesu. Katika jina Yesu. Katika jina Yesu turabisengeye mu izina rya Yesu. Imbaraga zima zikora ibikome. Imbaraga zima zikora ibikome. Imbaraga zima. Imbaraga zima. Imbaraga zima. Imbaraga zima.
Isabona Cosina Igo, Wene Paul Atawizakota, Genetando Ezeneta Vezabona, Ita Enema Cosipota, Genetando Hezapipoloa, Genetando Hezakota, Genetavizimoricante Here, Venemando Hezapipoloa, Genitavizekota, Lonemando Sikita Enewa, Jepolo Otawizakori Maigo, Neretadini Faikai, Tone Shapado Eza Kotaima, Pipotake sava Geneta Meniasa Shimwe mwami Yesu turagushimiye no sans turagushimiye mwami Yesu turagushimiye mwami Yesu zone essence turagushimiye turagushimiye mwami Yesu turagushimiye mbonye umuntu azana igitambaro cy'umweru ategesha ababyeyi bari muri iteraniro umwuka w'Imana arambwiye ngo ni Imana ihaye agaciro ababyeyi baje muri aya materaniro abana banyu mwabyaye muzabashingiza muzabona ibirori by'abana banyu muzabona abakora bakazana kuko Imana itegekeye muri aya materaniro ababyeyi dutere haleluya muzabona ineza y'Imana kuko mbonye Imana ibaha agaciro kubera ko mwabaye imbere y'Imana Imana nayije mu byanyu Naburi ikiganza cyawe nyuranye amaboko mbonye ikimenyetso cyo kunyuranya amaboko ndabwirwa ngo hari amaboko y'abantu hari ibitekerezo by'abantu byari byaravuze ngo ntabwo uzacigiza byari byaravuze ngo nubwo ubyaye